ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa Haleluya musime duhebuje abafiriwe mu isi bose bakamwitaba n'abakoranyirize mw'ijuru rye ugazaza amagara amazina tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye mu bicu basigaye tuzamurwe mu bicu dusanganire umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo amen amen dutekereje ku rupfu amateka yarwo n'amateka y'abantu mu ndimi zitandukanye n'imiryango itandukanye Kristo ataraza urupfu cyari ikintu gikomeye urupfu nicyo kintu cyatumye Salomo avuga ibintu zose ngo ni ubusa kuko ngo yakoraga agakora etide analytique yo kugereranya ikintu n'ikindi
ngo agafata ubupfapfa n'ubwenge akabigereranya, ngo agafata ibyishimo n'umubabaro ngo akabigererana, agakora etide iri scientifique akagenda akurikirana, noneho ngo agasanga none ikintu cyatumaga Salomo ahindura ibintu byose ubusa, ngo agasanga ngo umupfapfa n'umunyabwenge ngo bose iherezo ryabo bibaye urupfu. ngo yarangiza akavuga ngo ese uku niko umunyabwenge arushije umupfapfa. ni ngaho mu bwenge bwa Salomo arimo akora etide avuga ngo wenda mu maherezo hari icyo umupfapfa ashobora kudapfa bikamubuza uwakoze neza, ariko asanga umupfapfa n'umunyabwenge ngo bose iherezo bikaba ari, ndetse aragaruka hamwe ngo agafata ubuzima bw'abantu n'ubw'inyamaswa akabukopa, yamara agasanga nabo iherezo. ni ukuvuga muri etide za Salomo yagarukaga ku iherezo agasanga ngo umuntu arapfa kuko inyamaswa zipfa. kubera iyo mpamvu abantu bari bafite kwiheba. igitabo cya Salomo hari ikintu gikomeye yabonyemo urubanza mu gice cya nyuma, abonamo urubanza rw'abantu bazazuka, ariko ntiyabona inzira yo kuzuka. ni nayo mpamvu yavugaga ngo ibintu byose ni ubusa, kuko ikuzimu hari hagifunze, kuzuka byari bitarabaho. ariko Kristo, niyo mpamvu Yesu yaje aravuga ngo uruta Salomo ari hano. musarire Salomo ukundi muruzi twese ko turakora cyane kugira ngo tuzasigire abana bacu nk'imitungo myinshi, tubasigire amazu menshi, tubasigire amasambu menshi n'amamodoka menshi, nizo mvune dufite, tubigisha amashuri ahenze. ariko ikintu cyatangaje, Salomo yavuze ubuzima bwe n'imirimo yakoze, avuga ngo uburyo yubatse ibyo kumunezeza. Salomo yagiraga ngo abacuranzi bo kumucurangira gusa mu ijoro kugira ngo anezerwe agubwe neza, igice cya 2 n'icya 3. ariko ngo arangize agaruka ngo ku mirimo yiwe n'ibintu byose yakoze, ngo amara aravuga ngo amenya yuko bizatwarwa n'undi, donke napfa hari undi uzatwara ibyo yakoreye byose n'ibyo yaruhiye, kandi uwo wundi ni umwana we. biramubabaza. nta kindi cyamubabaje, aravuga ngo se uzakurikira hanyuma yanje ngo niko azakora ngo umwami atakoze, ngo kandi ibyo naruhiye byose azabigenza gute. kandi ikibazo cya Salomo cyari gifite fonda, kuko umwana we wamusimbuye yakoze redega. umwana we wamusimbuye, ubwami bwahise bucikamo kabiri. imiryango 10 iragenda, asigarana imiryango 2 gusa, n'igice cy'Abalewi n'igice cy'Ababenjamini, abantu bake bake. ariko umuryango wari wuzuye wari umuryango wa Yuda n'uwa Benjamini. ibi nibyo tuvuga aha, kuko inzira yo kuzuka yari itaraboneka. Pawulo yari kuvuga nk'umuntu ufite ibyiringiro byuzuye, ariko kandi hamwe mu buzima bw'abantu iwe akama yibara mu bantu Yesu Kristo azasanga bakiriho, akavuga ngo nukuri ngo twabazaba bakiriho. Yesu ashimwe cyane. ngo sitwe tuzabanziriza abapfuye, kubera ko yari kwabivuga muri context y'ubwo buzima bw'uwo munsi, ariko kandi akongera akavuga no muri context y'ahazaza y'igihe kizaza. aravuga ngo twebwe abazaba bakiriho. Yesu yavuze ijambo aravuga ngo abambere bazaba abantu, abanyuma babe abambere. timubona abangaba turimo turasezera n'abandi twasezeye benshi, kandi muri kendo bwije jeje ifite experience irimo aba urufunda darusi kabisa. gusa tawuze urumenyera kabisa urupfumba bwire, nubwo wopfusha abantu bakagaruka ntiruza rumenyerwa kuko ari ikintu kibi. kandi ikindi nkuze kubwira abantu impamvu tutamenyera urupfu niki, nukubera urupfu ruza rutwara abantu basha. iyo barwotwaraga babandi bapfuye n'ubundi twavuze ati ni kujya kwiwe ni zarunaka, ariko ruza rudutwara undi muntu musha tudatekereza, tutibwira. nguko mbabwiye izo urupfu nzi kubabara icarico, ariko kandi nzi gukira urupfu. haleluya, nzi gukira umubabaro. ubwo buzima nabwo burahari, nabonye urupfu, nabonye umubabaro, ariko kandi nararukize. nakize urupfu muri
ubuzima kubwo kwizera Kristo Yesu. Haleluya. Umubabaro ni nk'indwara uzukira. Urupfu rukira uriho muri ubu buzima. Ariko duhumure bene data, duhumurizwe nuko ababyeyi babaye mu nzu y'Imana, bakuriye mu nzu y'Imana, bakoreye Imana, tuba tugeze kuri iyi ntambwe yo kubasezera. Uyu ni umwanya wo kuruhuka imirimo yose yo mu isi. Niki kiduhumuriza nuko dufite ibyiringiro, nuko hariho kuzuka kw'abapfuye. Imana ibafashe, Imana ibakomeze, mukomeze mwihangane. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusezera kugira Imana ikomeye duciye bugufi imbere yawe. Turagushima, turaguhimbaza. urakoze data. Iyo umukiranutsi, iyo wizera Imana, imirimo y'ubukiranutsi bizana yavuye mu buzima, yavuye mu muryango, yavuye mu itorero, yavuye mu gihugu, twe turababara. Ariko mu bwami bwawe, umuntu wo mu bwami bwawe, amena, ntagira igihe ntazaba mu bwami kuko ariho, kandi ntazava mu bwami kuko yapfuye. Oya, urupfu ntirudukura mu bwami bw'Imana, urupfu ntirudukura muri Kristo Yesu. Nta kiriyo kiri muri Kristo Yesu. Ijuru ndakiri, ijuru ntiryapfushije. Uri Imana ihambaye Mana. Ureke gukomera no kwera kwawe. amen, Utware n'ububasha bwawe Ma. Uri Imana igira neza. shimwa data we, Uri Imana yo kwizerwa. Uri Imana iri hejuru y'amajuru. Reka ubwiza bwawe n'icubahiro cyawe biganze. Tugiye kuva aha twerekeza ku rusengero Mana. Uyobora intambwe zacu, ugendane natwe, kandi uze kutufasha mu bikorwa byose na gahunda zose kugira ngo tubashishwe nawe muri byose. Mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Hare
barakoze cyane. Tubisanganwe ntabwo tuza duterana aya masaha, ariko kubw'impamvu zigaragara buri wese areba, niyo mpamvu twahuriye hano muri urusengero. Turabakiriye mwebwe mwese abaje gufata uyu muryango mu mugongo n'itorero. Imana ibaha umugisha. Dufite umwanya mutoya, ntituri butinde rwose, kuko no mu rugo abo twahabanye. Zaburi y'Ijana na 16 umurongo wa 15 haravuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Uwiteka ni ukuri, ndi umugaragu wawe, ndi umugaragu wawe, umwana w'umuja wawe, wambohoye ingoyi. Amena. Reka dusome nanone Zaburi y'Ijana na 48. Zaburi y'Ijana na 49 turahera ku murongo wa mbere tugeze nko kuwa 5. Haravuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nsha, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bwa Isiraheli bunezererwe umuremyi wabwo, abana b'i Siyoni bishimira umwami wabo. Bashimishe izina rye imbyino, bamuririmbishirize ishimwe, batambire ishako batengerera inanga. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azaririmbisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimira icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire ku mariri yabo. Amena. Twongere dusome mu gitabo cy'Abafilipi. Ndahavuga mu minota mike cyane. Igice cya mbere umurongo wa 20 turageza kuri 21. Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya mbere umurongo wa 20 kugeza kuri 21. Haravuga ngo kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzaja ngira ubushizi bw'amanga bwose uzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanje iteka ryose. Kuko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa, erega ku bwanje kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Amena. Tugiye kuvugaho gatoya hejuru y'agaciro ku rupfu rw'abakunzi b'Imana. Niko tugiye kuganiraho mu mwanya mutoya dufite. Buriya ndimo ndasoma aya magambo, nasanze urupfu rw'abantu bose ntirunganya agaciro. Urupfu rw'abantu bose ntirunganya ubwiza. Mwari muzi ko no mu rupfu habamo agaciro. Urupfu narwo rugira agaciro, ariko cyane cyane ngiye kuvuga agaciro k'urupfu ntabwo ari icyitwa umuntu, cyangwa nta nubwo ari uburyo umuntu yapfuye, ahubwo agaciro k'urupfu gaturuka mu mibereho y'umuntu, uburyo umuntu yabayeho, ubuzima yabayeho, niho urupfu ruvoma agaciro. Bibiliya yavuze kandi bene data, agaciro, ikintu cyose cy'agaciro kiraharanirwa. Agaciro karaharanirwa. Agaciro kava mu buryo twateguye ibintu. Agaciro kava mu buryo twubatse ubuzima. Agaciro kava mu buryo twubatse imibereho. Niho haturuka agaciro k'urupfu rw'umuntu. Ijambo ni ijambo ryavuze ngo urupfu rw'abakunzi be. Mwari muzi ko habaho abakunzi b'Imana?
Haleluya. Hariho abakunzi b'Imana, hari inshuti z'Imana, hari inkoramutima z'Imana. Abo bantu ngo urupfu rwabo n'urw'agaciro ngo mu maso y'Imana. Kandi ntirugirwa agaciro n'icyabishe nuko bapfuye, barabanje kubabara cyangwa batarababaye, ariko rugirwa agaciro, ruburwa agaciro kubera ko mu mibereho no mu buzima bwabo babaye abakunzi b'Imana. Haleluya. Babwira ikintu, iri jambo ni ijambo rikomeye. Dawudi avuga kuri iri jambo yaravuze ngo urupfu rw'abakunzi be ngo n'urw'agaciro mu maso y'Imana. Ariko nasomye mu zindi, mu Gifaransa no mu Cyongereza, abafite izo version muze nko kwasoma. Hari version imwe nasomye ivuga ngo na agaciro k'urupfu rw'abakunzi b'Imana, ahubwo bavuga ngo n'urupfu, na agaciro k'urupfu rw'abagaragu b'Imana babizerwa. Byantangaje. Ab'Imana turi abakozi b'Imana, niko abantu bamwe baza baniyita, ndetse n'abandi niko babita. Siko bimeze. Hari abo twita ngo ni abakozi b'Imana, tukagira izo dusangira ngo ni abana b'Imana. Ariko mu bana b'Imana benshi habamo abana b'Imana babizerwa. Mu bakozi b'Imana benshi habamo abakozi b'Imana babizerwa. Mu bizera Imana benshi harimo abizerwa. Bizerwa ni abatoni. Urupfu rw'abo bantu ni urw'agaciro mu maso y'Imana. Nasanze dushobora kugira uruhare mu gutegura kuzagira urupfu rw'agaciro. Ntiwigeze ugira uruhare mu gutegura ukuza hano ku isi. Ntitwateguye itangiriro ryacu. Hari abandi bagize uruhare kugira ngo tubeho, babiteguye, wenda babikeneye, babyifuje. Ariko nkundira ijambo, ariko ni ikosa rikomeye kudategura iherezo ryawe. Ntitwateguye cyane kuza mu isi, ariko dushobora gutegura kuyivamo. N'ubuswa bukomeye, ni n'ubupfapfa bukomeye kudategura kuva muri iyi si duherekeza abantu umunsi ku wundi. Abantu tukaja kwirimbi tukagaruka, ariko abantu bakirengagiza gutegura iherezo ry'ubu buzima. Yesu ashimwe. Haleluya. Nabibabwiyeho ubuzima bw'imibereho bwa mukecuru agikomeye, hari abaza kubitubwiraho kuko twe twamubonye. Nizemo ikintu kimwe, hari ikintu nabonaga kera mu buzima bw'abungeri b'inka n'abashumba b'inka, habagaho igihe inka imwe ikarwara cyangwa itungo runaka rikarwara, kandi rikarwarira ahantu kure, cyane cyane iyo yaba yaguye nk'ahantu mu mwobo cyangwa ikavunika, bakayikura ahantu bakagira ahantu bayigira ku musozi, yamara ikaba aho hantu. Ba nyiri ya nka bakaza bagira igihe cyo kugenda bakayahirira, bakayivomera amazi, bakayirwaza bategereje ko izakira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. No mu buzima bwa gishumba tugira intama zimwe zishobora kurwara, abashumba bagafata urugendo rwo kuja kwahirira. Yesu ashimwe. Rwo kuja kuvomera. Twebwe mukecuru naho yadusanze ahantu mu buzima atagishoboye kugera hano ku rusengero. Biradusaba abashumba kumusanga iyo ari, ariko abashumba ni beza. Umunsi wa mbere mugeraho hari ikintu cyanesheje. Ni ukuri hari abantu bakorera Imana, kandi mureke mbabwire, Imana ntizigera ikora ku mutima w'umuntu. Hari abakorwa ku mutima batazi, ariko umunsi tuvugana nahageze ndavuga ati uyu mubyeyi nuko ameze. Ariko nsanga pasiteri Mudaheranwa yamugezeho,
kandi amaze kumugeraho agira engagement afata, agira ikintu yiyemeza cyo gukora ku buzima bw'uyu mubyeyi buri kwezi. Nicyo kintu cya mbere avuga ati nubwo twita ku bintu byo mu mwuka dukomeza gukora ibindi by'umwuka, ariko hari n'ikindi cy'umubiri kirimo kirakora. Yesu ashimwe. Izo nizo kondisiyo zo kuba umushumba. Uko niko kwahirira twabayeho mu buzima bwo kwahirira mukecuru no kumuvomera amazi kubera ikibene duta. Ni ukuri ibindi bizovaho mu buryo bw'impanuka gusa. Oya, ibi ni Imana yabimuteguriye kubera ko mu buzima bwe n'imibereho yiwe yabayeho muri bwa buzima bw'abakunzi b'Imana. Niyo mpamvu urupfu rwe ari urw'agaciro mu maso y'Imana, kubera ko urupfu rw'abakunzi b'Imana ari urw'agaciro. Ese abakunzi b'Imana ni bande? Abakunzi b'Imana ni abantu babayeho mu buzima bwabo. Hariya twasomye Zaburi 149 ngo bishimira izina ry'Imana. Abakunzi b'Imana ni abantu bishimira izina ry'Imana, atari ko bari ku rusengero batarimo baririmba, ariko bafite ubuzima aho baba bari. Buriya hari abantu bazabagendana mu mitima yabo kwishimira izina ry'Imana. Abakunzi b'Imana ni abantu babayeho mu buzima bwo kwishimira no kunezererwa Imana. Hariya twasomye mu Bafilipi, Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntazigera akorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose. Icya kabiri, arongera aravuga ngo azakomeza gukora ikintu cyose ngo ku buryo Kristo ngo azakomeza gukuzwa n'umubiri we. Muzi icyo Pawulo yarimo avuga ngo Kristo gukomeza gukuzwa? Kugira ngo Kristo akomeze akuzwe mu mibiri yacu, Pawulo yaravuze ngo nzakomeza guharanira kwamamaza ubutumwa no kubuvuga, ndetse umubiri wanje nawo uzawutanga kubabazwa ku bwa Kristo. Ngo amaragera ahantu aravuga ngo rega ngo gupfa ngo kumbereye inyungu, ngo kuko nifuza ngo gutaha ngo uje kubana na Kristo. Ngiye kubabaza akabazo, nihe nyungu iba mu rupfu? Pawulo aravuga ngo gupfa bimubereye inyungu. Aravuga ngo ubimbereye inyungu. Bene data, nta muntu uzukura inyungu ahantu atakoze investissement. Kuriya urupfu ntirushobora kuzakubera inyungu utarashoye y'Imana, utarashoye y'ubuzima bwawe, utarashoye y'ubugingo bwawe, utarashoye y'imibereho yawe. Niyo mpamvu avuga ngo gupfa imbere y'inyungu, kubera ko inyungu ya mbere Pawulo yarimo avuga ni iyi ngiyi. Yaravuze ngo kubwanje gupfa bimbere inyungu, ngo kugira ngo nje kubana na Kristo. Haleluya. Inyungu ya mbere yo gupfa ni ukuja kubana na Kristo. Uyu yagiye kubana na Kristo. Iyi niyo nyungu y'urupfu. Aka niko gaciro ku rupfu rw'abakunzi b'Imana, si ugupfa ngo birangirire aho ngaho. Oya, ahubwo bagiye kubana na Kristo. Ariko avuga irindi jambo, aravuga ati nubwo nifuza kuja kubana na Kristo, aragaruka abwira Abafilipi ngo ariko ku bwanyu ngo murifuza ko nakomeza kubaho. Aravuga ati okay, igihe ntaragenda ngo nje kubana na Kristo, ngo nzakomeza kwera imbuto ngo z'uyu murimo. N'ibintu bibiri bikomeye. Igihe uwizera wese atarapfa, akwiriye kubaho mu buzima bwo kwera imbuto z'umurimo w'Imana. Buriya imbuto zizaturuka mu buzima twabayeho bwo kwera imbuto. Aravuga ngo nzakomeza kwera imbuto z'uyu murimo. Reka mbasubiremo kugira ngo mwumve. Igice cya mbere Abafilipi umurongo wa
20 kugeza kuri 21 ngo kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose ahubwo nzaje ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanje iteka ryose kuko bimeze ubu nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa erega kubwanje kubaho ni Kristo kandi gupfa kumbereye inyungu ariko waje kuri 23 hakavuga ngo ariko rero ngo niba kubaho mu mubiri ngo aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanje ngo sinzi icyo nahitamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Akenshi ibintu bisanzwe byo mu isi urupfu rwabo rw'abantu n'ibintu n'amatungo n'ibiki ni igihombo. Urupfu ni igihombo, mu bihombo bikomeye ni urupfu. Ubukungu bugira igihombo uzapfa, inyubako zigira igihombo, amatungo agira igihombo, bizinesi igira igihombo, ishoramari rigira igihombo, kubera ko ikintu cyose cyapfuye mu buzima busanzwe kiba cyahombye, kiba cyabuze, kiba cyatakaye. Uretse abakristo gusa, uretse ubuzima bwa gikristo gusa, uretse ubuzima bw'abizera Imana gusa nibwo buzima bwonyine butagira igihombo. Haleluya. Nibwo buzima bwonyine gusa butagira igihombo, nibwo buzima bwonyine bubamo inyungu, kandi inyungu ikomeye kuja kubana na Kristo. Inyungu ikomeye no kuzuka, inyungu ikomeye nakubaho. Ndashoje irango tuzirikane ibi yuko hari inyungu yo kuzuka. Yesu ashimwe. Ariko kubizera kandi kuzukira ubwiza. Daniel yaravuze ngo mu gice cya 12 aravuga ngo abona iby'ibihe by'imperuka, aravuga ngo abantu bamwe ngo bazazukira gukorwa n'isoni, abandi ngo bazukira ubugingo buhoraho. Murumva umuntu wazukira ubugingo buhoraho yaba afite ikihe gihombo? Hari inyungu iri mu rupfu rw'abizera. Urundi rupfu rw'ibintu iyo umuntu yapfushije aba yarebye, aba yahombye. Itungo iyo rupfuye uba urihombye, ibintu byose bipfa birahomba, uretse gusa abizera Kristo. Yesu ashimwe. Ukwitaba Imana k'uyu mubyeyi ntabwo ari igihombo, hari inyungu, hari inyungu. Bene data, aho yarageze mu mubiri kubona ngo umuntu uri muri yo leta aracishimira igaburo ryera, wazana uje gusangira nawe igaburo ukabona mu maso yarahindutse, arishimye, aranezerewe. Haleluya. Ubwo ni ubuzima. Yes, ubwo ni ubuzima. Agaciro k'urupfu, urupfu rw'agaciro tugomba kurutegura, tugomba kurugira nk'uruhare, tugomba kubaka ubuzima buzatuma urupfu ushobora kuzapfa ruzaba urw'agaciro mu maso y'Imana. Kuko agaciro k'urupfu si uburyo dusezererwa, si n'ibidutangwa, si no gushingurwa hahenze, oya, si no gushingurwa amasanduka ahenze, oya, ariko n'ugupfa warabaye umukunzi w'Imana. Nubwo utashingurwa, dufite abakunzi b'Imana batigeze bashingurwa. Yego, dufite abakunzi b'Imana batawe mu mazi, dufite abakunzi b'Imana bishwe urupfu rubi ntibanashingurwa, barindwa n'inyamaswa n'ibindi, ariko urupfu rwabo haleluya. Hari abandi bashinguwe bikomeye byo ku rwego rwo hejuru ariko batazwe. Ni ukuri agaciro kawe ni urupfu uzapfa. Ubitegura ubigiramo uruhare, utabiteguye uraba wigirira nabi. Yes. Abakunzi b'Imana bapfuye babizerwa, babaye abizerwa. Iri jambo ryo kuvuga ngo abizerwa ni ikintu gikomeye. Babaye abizerwa mu murimo w'Imana, babaye abizerwa mu kwizera Imana. Twese twizera Imana, ariko twese ntabwo turabizerwa. Twese twizera Imana, ariko twese ntitunganye kwishimira izina ry'Imana.
ubu buzima bw'abakunzi, aba bantu bagiranye umubano, bagiranye ubusabane n'Imana. Niyo bapfuye Imana ntibibagirwa. Twebwe inshuti zipfuye tuba tugenda tugashingura tukibagirwa, ariko ababaye inshuti z'Imana n'abakunzi b'Imana, na nyuma yo gupfa bakomeza kuba abakunzi b'Imana, no mu rupfu bakomeza kuba abakunzi b'Imana, no mu mva bakomeza kuba abakunzi b'Imana, no mu izuka bazakomeza kuba abakunzi b'Imana. Imana ibaha umugisha. Amen. Akaza kutubaza ngo ese yemwe ngo bigiriye hehe, ngo niki cyabuze, niki cyabuze. Yari umwenzi cyane w'imyumbati cyane, akaza kunda kumanuka kamaze imyumbati ya ibivunda akayizana ngo bayitekera abashitsi. Nema yarazi gukorera Imana, nema kunda gitorero, niwe muntu wa mbere wagazugera mu itorero, kandi yarigeramwo agira akantu yagaza akora kagaza kanezereza. Yashika ukamubwira uti tambuka wishare hariya, akavuga ngo umukristo azagira hadasuzumirwa. Yesu nashimwe ngo ntazagenda jarajara ku ntebe, ati ngo agira ahiwe aza yicara ku ndaraza ngo Imana ikahamusuzumira. Uyu muvyeyi yakoze imirimo myiza mu itorero iwacu, muzi imikutano y'iwacu. Uyu ni wagazuba mu idepo yo gutanga amafu, bavuga ngo abashitsi baraje. Uyu muvyeyi yagiraga ivyishimo. Uyu muvyeyi yarazi gukorera Imana. Uyu muvyeyi niwe muntu wa mbere nabonye atubwira ngo mu bushobozi bw'amatungo bwari buke, akaza akatubwira ngo ye nimuze tuje mu murima, tukagenda twashika kamasa turi gisati. Akavuga ngo iki, ngo nimba muzogiheza ngo batishoboje bakakirya, ngo nimba muzakigurisha. Akavuga ngo sadaka yanje nza ntanganiye. Yesu nashimwe. Nema gira irindi jambo yagiraga, nema yagaza yishimira abantu. Yagaza mbwira iwacu twigeze bavuga ngo ngabare abashitsi baraje, agahagarara kwirembo nk'abana tumuzuma kurungarunga, akambwira ngo ye ngo umuntu akwiye kwakira abashitsi b'Imana ngo afite ibyishimo. Tudatinze kuko imyanyi ziba migufi yano, nema yakoreye Imana neza, nema Imana imwakiriye neza. Umunsi nshika namusanzira ngo ni kwa Karangara, ngira ngo ntamenye, akambona ni umuntu uraho ngaho utabona, ariko ngo ninje ampamagariza, arambwira ngo dora hongesi, ngo nibarisho mwambonyeho ngo nimumbabarire. Ndamubwira ngo ntaco tugira kuri wewe. Ejo bundi umunsi w'akazi kari niwo munsi yasezeye kungiye gusoza nakane ngo tugeremo. Abana bari bambwiye batameze nabi, ndagenda ngo ninjiremo, ahamagara abana be bose, ariko abakristo byiringiro byabo bibakuri. Kazagenda baheza amaboko abana be bose, habe n'uwari waryamye muko yibora abantu bamwe turamuzutsa bose, agenda baheza amaboko ngo amarara dusezera, aradupepeye gusa, aravuga ngo dusigare nato. Imana ni mwakire mu ruhukiro bwayo. Zikanisa ndatambutse kubwo buturanyi, nema yagiraga ubuturanyi bwiza cyane. Reka mvuge ijambo rimwe yakoze biradutangaza mu muhana. Yagazahinga cyane, umunsi umwe inka z'umuntu ziramwonera, ngo zimare kumwonera shefu araza aramubwira ngo se ugite umutareze uriya muntu, aramubwira ngo ntiyakwanduranya n'abaturanyi, ngo Imana izabagaburira. Nema abana n'abantu neza, nema twabanye neza, nema yitwara neza. Imana imwakire mu buruhukiro bwayo. Yesu nashimwe. Wakoze mu by'ukuri nubwo ari itorero, misiyo ikomeye n'ivugabutumwa n'indi mirimo itandukanye, ariko uyu murimo bakoze ni akarusho. Rero mu izina ry'umuryango mwakoze, Imana ibaha umugisha. Turashimira abashumba b'itorero bateguye gahunda n'abakristo bagize iri torero kuba badukoreye iki gikorwa gikomeye, nubwo nabo tugisangiye, ariko mu rwego rw'umuryango mu by'ukuri turabashimira cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Tudatinze kubera murabizi gahunda z'uyu muhango,
aba ari nyinshi zitandukanye, bityo rero turagenda duvuga vuba nabo tuza guha amagambo barasa ku ntego kugira ngo igikorwa cyo gushingura cyo guherekeza umubyeyi wacu kibere ku gihe nk'uko cyateganijwe. Rero tudatinze mu magambo, reka dusabe umuvandimwe Sebindu aze atubwire nyakwigendera uwo ari we, ibindi turakomeza nyuma. Murakoze. Uko bavuye kubivuga, bamwe wenda ntibamuzi uyu wadusize, niba tuvuga mu magambo magufi ahinahiye, nyakwigendera yitwaga Manyeri Neema, ababyeyi be ni Rugambwa Muheberi Paul na Bunege Maria. Yavukiye muri DRC mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu ahitwa Irundu mu Minembwe. Yashakanye n'uwitwa Sematereka Eliyazari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ahitwa mu Bibogobogo n'ubundi muri DRC. Babyaranye abana 10, 3 baramubanjirije, hasigaye 7, abahungu 3 n'abakobwa 4. Abamukomokaho bose ni abantu 35. Imirimo yakoze murabona ko yari umuntu mukuru, nayo n'ubundi turayivuga mu ncamake. Imwe niyo bavuye kuvuga. Nyakwigendera yari umuhinzi mworozi. Iyo mirimo yayikoranye umwete mwinshi cyane, yabyazaga umusaruro cyane umurimo w'ubuhinzi kugeza ubwo yaguraga inka zivuye mu mirimo y'amaboko ye. Icyongeyeho yabanye neza n'umutware we kugeza amusize, asigara n'abana, ababera umugisha mwinshi, akomeza inshingano ze z'ububyeyi. Yari inyangamugayo kandi akarangwa no gukunda abantu. Yabanye neza cyane n'abagize umuryango we ndetse n'abaturanyi. Yafatanije n'umutware we kurera imfubyi zasizwe na mukuru we, kandi afasha benshi ndetse agacumbikira n'abashitsi. Ubuzima bwa gikirisitu. Nyakwigendera yakijijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, ari nawo mwaka yabatirijwemo. Abatirizwa ahitwa mu Bibogobogo muri DRC n'ubundi mu itorero rya Wikemse Park. Yakoze imirimo itandukanye nk'uko bavuye kubivuga. Yateye inkunga umurimo w'Imana, yagiraga umwihariko wo gufata igice cy'imyaka yeze mu murima we akagitangira Imana. Yitaga ku bashitsi b'itorero ndetse abashumba bakamugirira icyizere, akaba ari nawe wakundaga gukora mu madepo mu gihe bakoze ibiterane. Ashoje inshingano ze neza kandi mu gihe cye. Ibyo yakoze abasize bazabikomerezaho. Ashaje afite imyaka 79. Nyakwigendera tumwifurije iruhuko ridashira. Turabasaba mu zubahiro byanyu mu munota umwe ngo muhaguruke twibuke bwa nyuma nyakwigendera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Arakoze umuvandimwe uvuye kutubwira umwirondoro umubyeyi wacu. Imana imuhe umugisha. Reka dukomeze gahunda uko iteganijwe. Twababwiye yuko kubera gahunda ziteganijwe uyu munsi dukora twihuta. N'abajya gufata amagambo baravuga amagambo makeya kuko umubyeyi wacu afite ubuhamya burebure, kandi dushimire umusaza wacu uvuye kumuvuga. Ni umuntu mugari, umuntu kuba yari afite imyaka 79. Imirimo yakoze muri icyo gihe cyose ntitwayivuga uno munsi ngo tuyirangize,
ariko mu magambo magufiya uza kuba tujya guha ijambo wese aravuga ino magambo kugira ngo n'ibindi bikorwa biri imbere bibone umwanya wabyo. Murakoze. Turabashimiye kandi ndatekereza yuko dufite abasaza bakuru b'umuryango wa famiye yacu y'Abagunga bari buze gufata uwo mwanya kubivuga, ariko nkanje uhagaze hano ko ndabareba famiye ya Rwamagana n'abandi bagiye baturuka hirya no hino, nta wabona uko babivuga, nubwo ari we muco wa hano niko abantu basigaye babivuga. Umuco wa famiye Rwamagana ni ukuteye, nanjye ndi umuturage wa hano ndabizi, nuko bisanzwe bikorwa, ntabwo ari twe twenyine, n'abandi nuko bigenda. Rero turabashimiye bavandimwe, reka tudatinze reka duhamagaye famiye ya Muzehe Sematereka, ubwo ndavuga abana be, abishwa, abakwe ndetse n'umuryango wacu w'Abagunga. Muhaguruke turagenda tubabwira abaza kuvuga, ntabwo dutinda turubahiriza igihe. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo mbere ya byose dushimiye Imana yuko tugejeje kuri uno mwanya, twebwe twese tugiye duhumeka umwuka w'abazima. Yesu ashimwe. Ijambo rya mbere ndashima Imana yuko tugejeje kuri uno mwanya wa mukecuru bwacu, twari tubitegereje igihe kirekire, ariko Imana n'uyu munsi yari yabonye. Kandi n'ikindi cya kabiri, nshimiye Imana yuko ku bwanyu yabahaye umutima wo gutabara. Ndabashimiye mwebwe mwese mwaje, abaturutse hirya no hino, abaturutse ahatandukanye, abaturutse, nabonye abantu baturutse hari iwacu mu itorero dusengeramo. Izo bintu byanejeje cyane. Yesu ashimwe cyane. Nshimiye Imana ku itorero ryaduhaye iri cumbi, kandi dufite uyu mwanya. Jewe nageze hano sanga uriya mugabo pasiteri ahagarariye igikorwa cyo gusenga, bararirimba, baratama, baririmba za ndirimbo z'iwacu. Numva wa mubabaro nari mfite, numva imbaraga ziraje, numva ndahumuritse, ndakomera, kandi nibuka iwacu, nibuka nsubira mu gitaramo cy'iwacu iyo twabaga ino bagira indirimbo zimwe za ruceceka, ariko nageze hano sanga indirimbo z'iwacu, sanga indirimbo z'iwacu zaziririmbwa, bari baduhumuriza. Aba bantu bari bafite Nyiramurambya n'uyu mukecuru. Iri torero Imana iri bamugisha cyane kubw'umwihariko. Uriya mugabo pasiteri na Nyiramurambya, abo bantu na Nyiramurambya n'umugabo we na mushiki wanje mukuru n'umugabo we, abo bantu sinzi ukuntu nobivuga. Imana yonyine niyo yomenya izo bitura.
imirimo bakoze njewe ubwanje bahagaze mu cyuho cyanje aho ibyo nari nkwiye gukora nibo babikoze. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. uyu munsi ni umunsi wanje, ushaka nawe wita uwiwe, ariko uyu ni umunsi wanje. Urakoze Imana we, shima Imana nishimwe. Shima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Uyu munsi narawutegereje, ariko Imana yawungejejeho. Imana ihabwa icubahiro. Nageze ntekereza ngasengera mama ngo Imana izamuruhure, ariko natekereza uko ntazansiga, kavuga se ko nabyo bizangora bimeze gute. Ariko shima Imana ko Imana yaruhuye mama. Iyo ni ijambo rya mbere. Imana yangiriye neza kunduhurira mama. Yantesekeraga mu maso, akambabarira mu maso, umutima ukaje nko guturika, ariko ngasenga Imana, kavuga ngo Mana, nubwo bimeze gutyo, hari umunsi uzagera kuri we, ngo uyu wageze. Imana nihabwe icubahiro. Ikindi cyongeyeho, reka nshima Imana, shimira umugabo. Sheri, ndagukunda, warakoze. Nanjye ndamukunda. Uyu muhungu ariho umugabo ni umuntu udasanzwe. Ni ukuri yanyeretse, sinzi ukuntu nobivuga. Mama yarageze ahantu hagoye, ariko uyu muntu ntabwo nigeze mbona arakara ngo mbona arababaye. Iyo byageraga mu ihari itameze neza, yarambwira ati tugerageze turebe ukuntu twoharanje mukecuru, ndabona byakomeye. Kabona ntarakaye. Gashima Imana. Rero kubw'icyo kintu uyu muntu yakoze, ni ukuri musabiye umugisha w'Imana. Yagize neza cyane. Ikindi cyongeyeho, ndashimira iri torero ryatwakiriye hano. Tuza kwirura hano, nababwiye ko mfite umukecuru urwaye. Barabyakira, baratwemera, baratwiyegereza, batwitaho, baradusura, ndetse bakora n'imirimo pasiteri yabivuze. Imana ibaha umugisha. Bakora n'ibindi byinshi. Ibi baramukazi bacu bavuze n'abasaza bacu nibyo nabashaga kubabwira, ariko nawe ntiwose uvuga ibintu byose ngo bishoboke. Iri torero Imana iriho umugisha. Kubw'umwihariko pasiteri uriya, pasiteri yaradusuye, pasiteri yaradusengeye, pasiteri Imana imuha umugisha. N'abandi bose Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha mwinshi. Yemeye gushimira abantu, sinobivuga ngo ntobivamo, kandi babashimiye, ariko abantu b'Imana bakoze umurimo. Namwe nimutekereze, twabanaga mu nzu na mama, mbere nsubiye inyuma tutarashakana n'uyu wacu, tukaba mu nzu na mama. Mu gitondo turabyuka tujye, nimugoroba turajya, kandi nta kazi tugira. Tubumwa mu nzu nyine, tuza twitanaho twembi. Ngahega namwe nimutekereze ubundi buzima bwose, ariko Imana yo mu ijuru yakoresheje aba bantu bose n'abandi batari aha ngaha tubaho. Iyo Mana ndimwoye impera icubahiro. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ikindi cyongeyeho, ari wowe, ndashima Imana kuko, reka nsubire kuri mama. Mama nubwo
basize ntabwo nimubona ntabwo mbabaye uyu ni umunezero ni ukuri mfite umunezero kubw'uyu munsi mama twari dufitanye amasezerano menshi Imana ingiriye neza kuko uyu munsi nsinzi uyu munsi ndi ku nsinzi yanje Imana ihabwa icubahiro mama yageze ambwira ibintu bikantangaza ukuga nije bucura mwacu simubabonye basaza banje bakuru ariko ikintu nabonye Imana yashimye ko arije uzafata mama akambwira ngo yageze abona mpamagaye kuri telefone akambwira ngo reka nkubwire ngo uku none kuravugana n'abahungu ngo none nimba uhavugana n'abahungu ngo ntuzasige sema ntiwabyaye nuko ariko kumwisho mbwira Imana ndabibwira ati Imana uzumva aya magambo y'uyu mukecuru kandi naje unyumve kandi suko ntari mfite baramukazi baje bomurera ariko ico ni Imana yashimye ko ari jewe tuzabana rero kuba mama yarangije urugendo rwiwe ntarananiwe ngo bamutware cyangwa wenda ikibazo gituruke ku mugabo nyine tubone byapfapanye baze bamujane bamusore mu nzu mbarare cyangwa se nje nandirwe numve ko ndashima Imana kuko uyu munsi umurambo wa mama wasezerewe mu rugo iwanje Imana ihabwa icubahiro iryo ni isezerano twari dufitanye na mama ko ariko bigomba kumera aho ikindi congeho ndashimira yaya mukuru wanje twamaze gutegura iby'ubukwe iwe n'umugabo baravuga ngo bagomba kwimuka bakaza tugafatikanya yaya araza aramfasha niwe muntu wambaye hafi muri iki kibazo ayiwe Imana imuha umugisha n'umugabo wiwe ni ukuri Imana ibagirire neza ubundi kandi ndashimira inshuti n'abavandimwe badusengeye abadusuye yeme ababonye ubuzima bw'uyu mukecuru ibyari byoroshe ariko Imana yakoresheje abantu baradufasha abo bose bavuye guhagurutsa n'abagore babo hariho n'irindi tsinda basize rero iryo tsinda ni itsinda ry'abamama bageze bitanga buri kwezi abandi bo babashije kubavuga ndavuga bo batavuze bageze bitanga ku kwezi barimo uriya mudamu uriya ni mukuru wanje kwa mama wacu n'abandi baramukazi biwe n'abakuru be abo bantu bageze bakora ku buzima bw'uyu mukecuru rero wowe wabaserukiye niwe ndi kubona na dema yuriya ni muhaguruke abantu bababone kuko mwagize neza Imana ibaha umugisha cyane Yesu abagirire neza mubwire n'abandi kuko twabashimiye kandi twebwe ntaco twobaha ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha nukuri yeme abantu bakoze akazi kuri twe ku buzima bwacu sinabona ico nobitura ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha rero mama mwifurije iruhuko ridashira n'ubundi sinobivuga byose ngo nobirangiza ariko mwumve kuko mwese mbasabiye umugisha w'Imana murakoze cyane umukaka Mariya uriya bavuze yakuze twabaga mu bibogobogo ariko twahagera tukamucokoza nk'abuzukuru mu zabukuru ze zose ntiyigeze anywa amazi ngamubaza umunsi umwe naramubaje ndetse mukecuru kubera ko utazunywa amazi ati Rugambwa yarayambujije
bari bafite inka bari barakize anywa amata asaza anywa amata. Njyewe icyo nshimiraho Imana kuri aka kantu, igihe cyose nasuye mukecuru, igihe cyose nahaciye n'igihe cyose navuganye na Nyamurambya, twavuga na Nyamurambya akavuga ngo mukecuru ngo amata, ngahita numva mu mitekerereze ntaya ni yayandi ya Mariya ni kurya. Igihe cyose nahaciye nkamubwira nti aya mata nguhaye nibura nkasiga kabido tamata, sindashaka kuzopfunywa amata kuko na nyoko yapfuye anywa amata. Imana ishimwe ko ako gafaranga ko kugira ngo ngurire mukecuru amata ngihaye mpumeka yakampaye, nkaba nizera ko uyu munsi mukecuru yapfuye anywa amata. Imana ishimwe cyane. Ndashoje rero haraza kuvuga mukuru wanje uyu, ariko twavuze ngo nanone kwa Rugambwa mukuru raha agiye he Nyabikari igira hino. Uyu ni wenyina niwe mfura ya Rugambwa, bivuga ko aravuga iminota 2 ngiyo nanjye mvuze, hanyuma mukuru wanje aje gusoza ijambo dutanga umwanya. Murakoze cyane. Murakoze. Uyu munsi twabura icyo tuvuga, abuzukuru ba Rugambwa. Mama niwe bari imfura, aba ni barumuna banjye. Turashima Imana n'ukuri kuba kuri uyu munsi wa mama mudogo. Yararwaye biratubabaza igihe kirekire, barumuna banjye baba mama wacu twese tukikusanya n'abasaza bacu abana baba Muyomba, twese tukifatanya tugatanga umusanzu uko twari dushoboye. Ariko turashima Imana ko tugejeje kuri uyu munsi wo kumuherekeza. Murakoze. Muraho. Twese no gushima Imana ku mirimo n'ibitangaza byagiye bikora abantu, ntaribagirwa. Ndashimira uyu mugabo murumuna wanje, ngashimira niyo ndora, ngashimira n'amahoro. Bagiye baba inkingi y'umuryango, bagakora ibikorwa bishimishije cyane. Uyu mukecuru arutindamo, arurambiramo, bugaca bukira, tukavugana na Nyamurambya n'ubu ni kurya. Ibyo kuvuga ngo gukira byo ntitwari tukibitekereza, ariko no gutekereza ku iherezo rye turarishaka turaribura. Bavuga ngo ararangije, aravuga ati nimuzane ibyo kurya hano gira turye. Abagaragu be ngo batangazwa n'ico kintu. Yananiwe kurya umwana akirwaye, none umwana arapfuye ngo nibazane ibyo kurya. Aravuga ati nzamusanga, umwana ntazagaruka ino ariko n'ejo uzamusanga. Tukaba dushima Imana kubw'ibyo bikorwa byose byagiye bikora. Aba bana bakoze ibintu byiza, ariko bikagaruka Nyamurambya yabaye nk'ipambiyo, yabaye ipambiyo kabisa. Kandi umubaza amakuru ukumva arakomeza kuvuga kwa kundi, amajwi ryiza rije ridafite ubwoba, ridafite gutinya. Nyamurambya turagushimiye. Rugambwa yakuntumyeho, hari message yaraye mu rugo. Turawutegereza. Imana ishimwe ko tuwugezeho. Muri ba mama ndumva uyu ni uwa kabiri tubashije guherekeza, abandi nta mahirwe twabonye. Uyu ni uwa kabiri kandi bose bagiye mu kwezi kwa 4. Imana ishimwe yuko bo tugize amahirwe yo kubaherekeza. Twari dufite aka kagurupe ko kugira ngo twitangire uyu mukecuru, buri kwezi tukagira icyo dukora kubera nyine ubuzima ariko bwagombaga kudutegeka kandi twagombaga kubikora. Umukuru wacu ni Ngerina Mukayosefu, yaragiye ntawe turi kumwe, ariko ujya kuyobora biragoye. Abapasiteri n'abamudugudu turabizi. Ni ukuvuga ngo umuntu kuguhamagara gusa agusaba ifaranga, yaguhamagara zana ifaranga. Rimwe nazaga mubwira ati ariko se pasite we wagiye uhamagara no mu kwezi hagati ukabaza n'andi makuru, uhamagara umuntu gusa umusaba amafaranga. Ariko nawe twamugeneye impano, nzayitanga jewe. Hanyuma uyu mumama
azareba uburyo izamugeraho. Nawe twamugeneye impano kuko yatubereye umuyobozi mwiza, aradufasha cyane. Twabageneye kubwo kwita ku mukecuru neza, kubwo gufasha umukecuru ibikwiriye. Imana ibaha umugisha, twarabashimiye cyane, mwarakoze cyane. Imana izabibuke ku mirimo myinshi myiza mwakoreye uriya mukecuru. Data wo mu ijuru azabambika ikamba ritangirika, muzahabwe muzagere n'ubugingo budashira. Ntimuzananirwe, ntimuzacogore gukora neza. Mufate, murabona handitse Dorcas ngaha, hanyuma gatoya ariko ni keza. Imana ibaha umugisha, murakoze. Reka Nyamurambya nawe ahaguruke n'umugabo wiwe, nabo twabageneye impano. Tumaze kumva ko uyu mukecuru yatabarutse, turavuga ngo ushimira umuntu ni byiza kumuha ishimwe, ni byiza kuzana ituro ry'ishimwe. Mwarakoze cyane, nimutambuke mwemye, nimutwambuke mutwegera. Mwarakoze, Imana ibaha umugisha, mwagize neza. Amajoro mwaraye, bwitange mwagize. Imana itazikiranirwa nk'abantu izabaha umugisha. Imana itazikiranirwa ibagirire neza ku gikorwa mwakoze. Murakoze cyane, turabashimiye. Natwe turashimye ko dushoje, turashimye yuko tugejeje ku munsi wa nyuma. Amafaranga yo kutanga n'ubundi amwe twari tuyafite, isaha yo kuyatanga yari taragera. Ndashima ko dushoje neza. Aba bakristo ni abakristo beza, nzamahamagara bakayazana vuba vuba aho ngeri nagendeye. Murakoze cyane. Hano hari abantu benshi kandi barwamagana batambuka bakeya kugira ngo dushime twese duhagaze, kuko twese ntabwo komite bose bashoboye kuboneka, ariko abangaba barahagije kuba bahagarariye abandi. Nta magambo menshi rero turi buvuge, ni ugushima Imana yo mu ijuru. Harimo komite, reka nanone nta magambo menshi turi buvuge, tugiye guheza umusaza umwe ahagarariye ari uvuga ari ushima. Niko kwiza, kuko tugiye gushima Imana. Imana dushima niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose tuze dushima. Dushima tuguwe neza, tugashima twapfushije, tugashima dufite umurambo. Ariko ikibidutera ni uko tuba dufite ibyiringiro uwo dutandukanye none kuko tuzongera kubonana. Rero hano Rwamagana bagaze ahangaha, ndavuga mu izina ry'abantu ba Rwamagana. Ni abantu beza, ni abantu bazakora neza, ni abantu bahuye bavuye impande zitari zimwe, ariko bose bavuga kimwe, bagakora kimwe, bakumvikana mu buryo bumwe. Kubw'ibyo ntitwareka kubashimira ku bikorwa baza bakora. Ubundi kandi tukaba twihanganishije ababuze umubyeyi, ababuze umuvandimwe, ariko Imana ibakomeze, mwizere yuko ariho umunsi tuzahurira mu bwami bw'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Ibintu byiza Pasiteri Byishimo, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Icya kabiri, ndashimira Abanyarwamagana muri rusange, mwadufashije mu gitaramo. Iyo tuza kuba twenyine hariya ntabwo agahinda twari kugashira, ariko ku bwanyu mwadufashije kugabanya agahinda ko gusigwa n'umubyeyi. Icya gatatu, ndashimira komite mituwarite ya Rwamagana, bene data muvuye kuvuga. Imana ibahereza umugisha ku mirimo muhora mukora iminsi yose, gutabara abameze nk'aba ngaba. By'umwihariko ndashimira komite yarimo ikorodona iki kiriyo, iyobowe na mwene data Rushimisha. Sinzi ko yaba yasohotse, niba ari aha, niba yanasohotse, Rushimisha mumbabarire gushyiramo ako kantu. Yafatikanyije na Nyamurambya kurwaza uriya mukecuru.
rwose n'abandi barabikoze ariko ndashimira Rushimisha imirimo yakoze. Imana imuhereze umugisha. Abavandimwe bo ntabwo nakwirwa asubiramwo, arabizi twari kumwe muri komite. Imana ibahereze umugisha. Ubundi rero igikurikiyeho mwene data yakomeza akayobora umuhanga. Reka abantu bahaguruke dusenge. Imana ibahe umugisha. Reka nanjye nshimire abantu babiri, Ndakize na Niyondora. Narizi ko Niyondora ari buvuga, sinzi impamvu bamwimye ijambo, ariko bagize neza kubera ko hari ibikorwa biza bikorwa mu ibanga bidakorerwa ahantu hagaragara. Hari ibintu bakoze mu ibanga dutangira, naratekerezaga nkareba turi mu bintu, ariko aba bagabo Imana ibahe umugisha. Nkunda mu buzima abantu bagira ishaka. Hari umuntu ushobora kugira ishaka adafite uburyo, hari n'ushobora kugira uburyo akabura ishaka. Imana ibahe umugisha mwa babyeyi mwe, mukomeze muzamerera imiryango gutyo. Reka dusenge, turasoza dusezera umurambo batasezeye mu rugo, duhite dusohoka dukomeze tuja ku irimbi ni hariya kwa Murenzi. Imana ikomeze ibahe umugisha. Mana ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza, ndashima ineza yawe, ndashima ubuntu bwawe, ndashima gukomera kwawe no kwera kwawe. Mana urakomeye, ureke kugira neza kwawe, ureke ubutware bwawe n'ububasha bwawe. Ushimwe kandi uhimbazwe. Uyu mwanya mwiza wabanye natwe muri gahunda zose z'urusengero, tuba tugiye kwerekeza hariya aho uyu mubyeyi agomba kuruhukira. Komeza ubane natwe, kandi hariya aho agomba gutegereza Kristo, aho agomba gutegereza umwami Yesu. Uhabwe icubahiro n'ikuzo. Ngaho gendana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turangije igice cya 15 umurongo wa 50 turageza kuri 54. Aravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore ndamenera ibanga, tuzasezera twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya kako guhuza, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kuneshwa. Warupfuye, kunesha kwawe kurihe? Warupfuye, urubori rwawe rurihe? Amena. Itorero rya Kristo ntabwo rigizwe n'abazima gusa bari mu mubiri bahumeka. Oya, itorero rya Kristo ni abariho bahumeka muri ubu buzima, n'abapfuye bose bizeye. Ni ukuvuga, ni ugufata aba bantu bariho. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tugira ngo itorero rya Kristo ni izi nsengero dusengeramo. Ziriya ni aderesi. Itorero rya Kristo, uko aha hari itorero rya Kristo. Urebe ukuntu kino gitabo kibafatikanire, kiravuga ngo bazaba barasinze, ngo natwe tukiriho, ngo twese tuzahindurana. Ni ukuvuga turacyasangiye ubuzima n'aba bantu, turacyasangiye isezerano, turacyasangiye kwizera, turacyasangiye umwuka w'Imana, turacyasangiye umwami, dusangiye umwuka wera, dusangiye Kristo. Haleluya. Reka musabe basore batambuka hano imbere. Uyu mubiri aha niho ugiye ku ubuzima bw'ibyiringiro buzamukomeza. Ubundi ubuzima bwo mu mubiri buzamuhagarara, ariko iyo yaravuze ngo ibyiringiro byanjye ndabikora, n'uzabimanukana ndetse n'umwumva nzaba bifite. Ni ukuvuga umubiri ntuzamara icyumweru, ntuzamara izumweru bibiri ureke kubora, ariko ibyiringiro ntibishobora kubora. Ibyiringiro nibyo biza bitegereza. Kwibagirwa kwa Yesu
nubwo ngifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru ndamubabaro Imana izahagura amarira izabana umubabaro Imana izahagura amarira izabana umubabaro Imana izahagura amarira izabana umubabaro wose Imana izahagura amarira izabana umubabaro wose noneho ntacu umubabaro ndwaye kuko nzawibagirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru ndamubabaro Imana izahagura amarira izabana umubabaro wose Imana umunyantege uzazuka ari umubiri w'umunyembaraga ushingiwe ari umubiri w'igisuzumuriro ariko azazuka n'undi mubiri w'ubwiza ushingiwe umubiri upfa hazazuka undi mubiri udapfa dushingiwe umubiri ubora hazazuka undi mubiri utabora nibwo bugingo bw'iteka ryose amen muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe niho bazatura mbese ntiranizera bazaja kuba ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe niho bazatura hazaba amahoro bazakugwa neza ntibazatinya ikibi cyose kuko Imana izahanagura amarira yabo hazaba amahoro bazakugwa neza ntibazatinya ikibi cyose kuko Imana izahanagura amarira yabo tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha maze dushime ijuru mbese na Satani uragenda Yesu ikarizazi akizandutandukanayo tuzabana yakabana umukiza Yesu ukamubona bizabera bite Yesu mwami natwabwira hamwe n'abamarayika wera bo badukure Yesu ukamubona bizabera bite Yesu mwami natwabwira hamwe n'abamarayika wera bo badukure tuzishima cyane kandi tuneze isezerano risohoye uko tuzijyana nawe indirimbo zo kunesha
amata